Mbaje kubasuhuza mwebwe mugubwa kudukurikirana hano kwa Mr Karimagezi TV Rwanda, aho tunosora amakuru avuga ku byamamare ndetse n'amafilimi gahitinze hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no ku isi kabisa. Iyi filimi ni filimi yinjije amafaranga menshi ahambaye ndetse mu gihugu cy'Ubuhinde, ni nayo filimi ikunzwe ku isi, ni filimi imeze neza gatanu kandi ndetse ni filimi yakunzwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Niyo ndi kugira ngo inze dusobanure turebe ukuntu ibintu bimeze. Iyi filimi bayita Bahubali gatatu ndetse Bahubali rimwe, Bahubali kabiri biri hanze kabisa, ariko iyi filimi Bahubali gatatu yaciye ibintu nuko na kabiri yari yaciye ibintu, ariko ngiyi yarishujeho kabisa. Ni benshi mukeneye ndetse ni benshi mukeneye kureba iyi filimi kabisa, ariko iyi filimi niyo ndi kugira ngo inze turebe ukuntu bimeze kabisa, turebe ukuntu bihagaze. Iyi filimi ni filimi nziza cyane, wayikunze watubwira, watwandikira muri comment cyangwa se ugakanda kuri iyo link twasize muri comment muri iyi filimi twese tuyikugezaho gatanu ku kandi ukuntu bimeze. Uyu ni we mukinnyi wa mbere mu Buhinde wakinye filimi Bahubali kabiri ndetse yinjiye amafaranga menshi kandi y'ibihe byose mu Buhinde kabisa. Ikintu nababwira cyo mukora subscribe kugira ngo dukomeze tubane muri video zigiye zitandukanye kabisa. Reka ikiganiro cyacu tugisozereze hano, nawe wadukurikiranye gatanu ku kandi mbanje kugushimira, ndetse nawe utari wakora subscribe wayikanda kugira ngo ibiganiro nk'ibi ibintu bigende bigucika, yuko n'umwanya Karimagezi nk'ibisanzwe kabisa. Duhurire mu zindi video zigiye zitandukanye ndetse no mu bindi biganiro, kuba turebe ukuntu ibintu bihagaze kabisa.